Yes, ubu njye utangira imiziki natangiye kumuproducer bita Frank Beat. Iza do ikinyabupfura cyawe cyinshi cyari do kwisi n'ubudi cyubahiruza gwakaho ndakwiye. Meza TV ryohera abagukurikiye. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Meza TV ni igitera ndabakunda kandi cyane ni kakazi kagikomeje aho tuzajya tubazanira abastari benshi kandi batandukanye mu gihe gikwiye uko mu mushaka tumubagezaho mwadutumye Fica toujours Fica ngo Fica turamukeneye reka mubahe ndi kumwe nawe uyu munsi reka mubahe what's up mumeze gute wan ndakeka ibintu ari fresh maniga. Yeah. Fica uyu munsi uri kumwe na gitera abakunzi bawe barakuntumye nanjye naraguhize kugeza igihe muboneye uyu munsi turi kumwe ntago urancika. Hari ibintu byinshi ndibuze kukubaza turaganiraho, hari indirimbo nyinshi uraza kuririmbira abanyarwanda ariko by'umwihariko ikinyicaje hano na album yawe uherutse gusohoka na uyibonye kuri channel yawe imaze iminsi 5 yonyine. Urasobanurira cyane ibirenze kuri album abanyarwanda. Yes, iyi ni album maze iminsi ndi gukora. Ni album ya kabiri. Yes, nari maze iminsi nanjye muhugiye mu tuntu tugiye tunyuranye ariko now yes, I'm back in the game. Nagarutse muri game ariko bro mfite na album ya kabiri. Yes, ni byinshi nyine mishiye abantu banje n'ibintu byinshi biri inyuma man. Kabisa. Album ni ikintu kinini ntabwo album ari akantu gatoya sindirimba igice kimwe ngo urayisobanurira abantu mu gihe gitoya. Album iricara igatekerezwaho ushobora no kumara imyaka myinshi buryo uri gutegura album usohora indirimbo uvuga indirimbo izajya kuri ya album biragoye rero kumbwira ngo wasobanuye buriya bihagije. Ndagira ngo kugira ngo ugere ku rwego rwo gutegura album ugere ku rwego rwo no kwishira hanze abanyarwanda bayibone nicyo kintu nshaka kusobanurira abanyarwanda cyane. Nyine abanyarwanda nabahe album ya mbere ariko ngiye gusora album ya kabiri biza kuzana ikibazo cya COVID-19 COVID rero yatumye si twiga abahanzi gusa n'abandi bose bakora business siko COVID yagiye igihe igastopinga ibintu by'abantu akazi kagapfa n'ibiki byose urumva ko natwe abakora imiziki akazi karapfuye man. Yes, gusa ngiye kuva COVID yatangira nari mfite indirimbo nke yandi gukora ariko byabaye ngombwa yuko ntegereza base nkareba ko nabahereza album ya kabiri igiye ya COVID yarangiye ariko n'ubu COVID iracyarimo none biri gukaza imirego cyane ariko urumva yuko yes nk'umusani ngewe nari mfite imizigo myinshi cyane album ya mbere yaratambutse nari launchinze cyari ngomba ko mpereza abaturage album ya kabiri. Album ya kabiri ndakeka imaze iminsi mike igiye hanze. Yes, niyo mpamvu kabisa iyi mbogamizi zabaye kuri COVID bro naho bundi imiziki yo tujyaga tuyikora buri munsi. Imite ugize gutyo bahaye album ya mbere mbere ya COVID kera nyine uravuga ati abakunzi banjye barankumbuye muri iyi minsi reka mbakubite n'indi album ariko bitewe na COVID bikajya bigenda wenda bidindira ariko biza gucamo ndashaka noneho inzira z'iyi album kugira ngo ugere ku rwego rwo kuyitanga inzira byanyuzemo aho byaciye aba producer abantu bagufashije. Yes, ikintu cya mbere ndigushimira producer bamwe twatangiranye music. Yes, ubu njye utangira imiziki natangiye kumuproducer bita Frank Beat. Ngitangira kabisa imiziki. Frank Beat byageze aho njya muri rero y'abarimu nkomerezaho music. Yes, ndakeka ko ndi muri rero y'abarimu aribwo nasohoye album ya mbere muri 2018 tariki 28 z'ukwa 12. Nibwo nashize hanze album ya mbere. Much respect kubona bose bajya bamfasha ni benshi cyane bro benshi cyane DJ Jackson harimo abitwa Gakondo Pictures Bugoyi House Music Ganza Pro Kenny Pro Beat ni benshi cyane bro bagiye bamfasha kugira tu iyi album yanjye mere fresh ya kabiri
niyo mpamvu ndi no kubashimira cyane byimazeyo. Album yawe umuzigo wawe urawufashe utaye hanze, abanyarwanda barawubonye, ugiye ku macano atandukanye. Abanyarwanda album yawe bayakiye gute? Ese urabona icyo wifuzaga nibura kugeraho hari aho biri kugana? Bro, iyi album njya kutanya kuyikora nari mfite n'ama project y'abandi basani dukora ama featuring, ibintu byose ari OG. Kuva muri 2018 kugera kuri 2020 nabaye nk'ucitse intege gato, ariko bitewe na life, ariko ntabwo ari kuvuga ngo wenda life yari imeze fo, ariko hari igihe tu imiziki uko no mu minsi myinshi ukora imiziki itari kwinjiza, ugomba gutekereza n'ikindi kintu bakora ku ruhande. So nibyo nahugiyemo gatoya bigeraho tugera muri 2020 ya minsi twagizemo ya covid. Ariko kuva iyo myaka yose nakoraga ama featuring n'abandi basani, harimo ba Rich Dogs, ni benshi cyane, ba Joskid, ba Hortense, kandi na makolabo yagiye akora akazi mu mujyi. Urumva ko ntabwo nari nkwamye tu, ariko icyo gihe nabaga ndi kwikora, ariko nanjye mfite ibyanjye ndi gukora nyuma, kandi bimeze neza. Niyo mpamvu babonye mwiye menshi nahise mbishyira hanze. Abantu rero bamaze kubona ko ibyawe ubishyize hanze, babyakiye gutubona wowe mbese igisubizo kiri kuza ku kibazo wahaye abantu, buriya ni nk'ikibazo warabahaye kugira ngo urebe neza ko abantu n'ubundi bagukurikirana banakikwibuka n'ibintu byawe bakibyitayeho. Eske ubona koko bikurikiranwa nkuko ubyifuza? Yes bro, kuko nane maze igihe nari guhereza abantu bakunda ibintu byanjye imiziki. So nyine nago nari nicaye gusa ndi kubategura ibintu birenze bro. Niyo mpamvu no mu iminsi obaye nasohoye album imeze fresh, ngo meza album volume ya kabiri. Yes, ndakeka na track warazumvishe zigiye zinyuranye. Niyo mpamvu ngiye abakunzi banjye man, ubu ngubu nagarutse muri game. Fuga ngo narayitaye, ariko about me kuri ngewe ubu nje kubaheza ibintu byose bagiye bifuza. Benshi bagiye kubambira new songs ibiki n'ibiki, ariko iyi music ubu ngubu nawe urayizi, bisaba kuyitekerezaho no kuba wayitegurira n'ibindi bintu birenze man, kugira inzira yawe igende ikumera neza. Niyo mpamvu kabisa ntabwo nabatengushye. Nabaye album ya kabiri, ndacyafite byinshi nyuma cyane, kandi byinshi cyane musaza, ngomba guhereza abaturage. Urakoze cyane kubukunda abakunzi bawe, ukabubaha n'ibintu bashaka kandi kugiye. Nabo bajye bagushimira kandi bagerageze bakore na subscribe kuri channel yawe, yitwa Pacifica, yitwa Fica Magic. Yitwa Fica Magic. Mugende mukande subscribe kuri Fica Magic, murebe na album nziza yabahaye, ariko indirimbo by'umwihariko. Ariko reka mbanze nanjye mubaze, kuko nanjye mu ndirimbo yasohoye harimo izamfashije, harimo niyo ndibuze kubasabira. Nzi neza ko namwe muri kuvuga ngo ese uyu muhungu yaturirimbiyeho gatoya, ariko reka mbanze mubabarize n'iki kibazo. Wasohoye album yawe ni indirimbo 12. 11. Album yawe yitwa ngo cyubundi? Album yanjye bayita Gomez. Kubera iki wayise Gomez? Gomez ni izina ry'umukobwa wanjye nibarutse bwa mbere. Kubera nyine urukundo umupapa bafitiye umwana, cyangwa sina ngombwa kuba urukundo bafitiye umwana, ni itegeko urumugirira bro. Niyo mpamvu bitewe n'urukundo mfitiye umukobwa wanjye byatumye nita album yanjye Gomez. Mwumvishe icyatumye album ye ayita Gomez. Ndashaka mu ndirimbo ko ari 11, indirimbo ushobora gutura abanyarwanda ni iyihe wowe? Ukavuga iyi ndirimbo ndayibatuye by'umwihariko, rekana nayibaririmbire. Bro wanjye ngezo iyo nabaturane zose man, ko zose ni indirimbo zanjye, urumva, ariko man bagomba kuzikunda kimwe bro, kuko time mbana zitayeho n'umwanya, mbese ibintu byose byose bigiye kungana man. Niyo mpamvu ntabona ngo mfite indirimbo natura abanyarwanda kurusha izo mfite.
numva byo biragoranye mwana ni nyinshi cyane musaza ni nyinshi ariko ntago zose waziririmbira rimwe n'ubundi urahitamo imwe ushaka kuririmbira abantu bumve n'ijwi ryawe ahangaha live. Je blessé ton cœur, donne-moi dernière chance. Sinzabisubira ninjye nyirabayazana. I'm sorry nana 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 nawebyire papa papa papa. I'm sorry nana 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 nawebyire papa papa papa. Yeah. Yes. Bro. Kuki se wabwiraga nana ngo amusori ntabibwire papa nana byari byagenze gute? So nyine nka artiste hari ukuntu nyine ujya medita stories z'abantu nyine abashuti bawe cyangwa bakanaka wabitewe nyine tuna stories zagiye zibabaho. Nkanjye nk'umumizisiye rero iyo turi kuganira n'abashuti banjye iyo bari kunkumbira stories zabo cyangwa ikintu cyose mba ngomba kuvanamo ikintu cyo kuba na medita byanjye ku giti cyanjye bro ko nge ndi musicien ngomba no kumedita stories z'abandi bantu nkagira ute nkaza platinga mu ndirimbo zanjye bro. Yeah. Nana rero the story y'umuntu runaka ukuntu nago ari ngomba ngo muvuge ariko urumva ko ikuntu aririmbye iriya ndirimbo hari ukuntu umuntu ajya mbabazaho gato nanjye nkumva ko nakeneye kumuhomba. Okay, kamwe kuma ndi kumubwira tu I'm sorry baby. Yeah, we have to tugomba kuguma turi kumwe tu. Yeah. Urakoze cyane nabo abanyarwanda bumvisha iyo ndirimbo urayibaririmbiye ni nanjye niyo nari kugusaba indirimbo yitwa nana nanjye narayikunze cyane babe bayumvishe bagende kuri channel yawe bayirebe barebe n'izindi kuko zose zifite ubutumwa kandi bwiza kandi umuntu yakoze abakeneye ko ahembwa kandi guhembwa k'umuhanzi no kurebwa n'abanyarwanda nibura abanyarwanda bakurebe barebe ibyo washatse kugira ute noneho nibamara kubona ibyo washatse kubaha bakuremo ibibubaka n'ibyubaka abandi banabibabwire kuko baganira kuri story wowe yawe kuko iyo wasohoye igihangano usanga abantu akenshi bari kukiganiraho umuhungu yasohoye indirimbo nziza ifite ubutumwa bunubu. Ndasaba abanyarwanda bose ngo bajye kuri channel ya Fica Magic bakande subscribe and then barebe ibihangano byawe kugira ngo bazamure n'umuhungu wabo kandi bakunda cyane. Ntanashidikanya ko abanyarwanda bagukunda nubwo batabikwereka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ntashidikanya. Reka dusohoke kuri album yawe noneho twinjire mu kiganiro noneho kuko ni byinshi cyane nkeneye ko turi buze kuganiraho kandi nawe ni byinshi cyane ukeneye kuza kunsubiza. Turi kuganira kuri album uri mushimira hari inzu y'umuziki wavuzemo. Iyo nzu y'umuziki ya Bugoyi House Music iri hano muri Bugoyi ikora umuziki imaze no kumenyekana ariko se wayisobanurira abantu gute abatayizi bayimenye gute? So ubundi twagize igihe cyo kuba twategura gang. Twagize igihe cyo gutegura gang tuvuga ko ibigomba gufasha gang bro harimo na studio n'abagomba kudufasha ku mashusho. Ikintu twabanje gukora cyambere kihutirwa ni gukora studio. Studio ihuriyemo n'abasani batatu ari ngewe Fica Magic na Cedro Pujadas hamwe na Rich Gang. Urumva ko iyo ni gang bita Bugoyi Gang. Hako studio kitwa Bugoyi House Music. Abasaza rero bagiye bamba hafi no gutuma tumedita tu kuko n'igihe cyakira cyagiye gishira bose twakubaga turi kumwe ndusapotinga imiziki. Harimo abasaza bita ba Mad PNS bakoze kwa album yanjye. Harimo na Bex RHP umuraperi ariko nawe ubu ngo wasigaye akora ibintu bimeze nka production nako ni production. Hariho nawe n'indirimbo yankore kwa album yanjye. Urumva yuko bese twagiye dutangira twese turi muri lobo y'abarimu ariko ibintu by'ubumenyi n'ubushobozi n'ikene ndakeka ariho twagiye tubikura bamwe byo kuba twakora imiziki iri international bro.
niyo mpamvu kabisa ubu nanjye navuze ngo reka ngire ikintu nagenera abakunzi banjye bakunda ibintu bya Pacifica, mbahereza album ya kabiri. Kwiyambere narayilonshinze, iyi ni iya kabiri, ndakeka to ari byo bintu byatumye numva ngira imbaraga men. Bishatse kuvuga ngo Ubugoyi House Music ni studio itunganya umuziki, iri hano Gisenyi, ikoreramo Pacifica, Rich Dogs na Cedro. Ariko n'abandi bahanzi men, nagatwebwe batatu gusa kuko twakirana n'abandi bahanzi ku ruhande bakarikodinga indirimbo zabo muri studio. Ntabwo muri kurebwa n'abanyagisenyi gusa gutya, ntabwo ari n'abanyakigali gusa, si n'abanyarwanda gusa, turi kurebwa n'isi yose. Hari umuntu uri bukumve ari mu intara enye zigize igihugu n'umujyi wa Kigali, n'ahantu hanini cyane. Hari umuntu uraza kukumva ari kure cyane ariko akavuga ise biragenda gute kugira ngo iyo nzu itunganya umuziki myigereho ngewe, birasaba iki? Uramuha iyihe nzira? Iyo nzu itunganya umuziki dufite account kuri Instagram ya Bugoyi House Music. Igihe ukeneye gukorana natwe watwandikira kuri Instagram kuri Bugoyi House Music, twagufasha cyane kabisa kuko kuri audio nziza kabisa. Sinzi nimba igihe umaze ubyaye umukobwa wawe cyangwa se wibarutse, gusa nzi ko ufite ibyishimo n'akanyamuneza ko ufite umwana w'umukobwa kandi mwiza. Biranagaragara akenshi no mu bajama bawe ukunda kubivuga, umwana wanjye w'umukobwa, umwana wanjye w'umukobwa. Byahinduye iki ku buzima bwawe kwibaruka? Ubundi ikintu cya mbere kirenze mu buzima bro, ikintu cya mbere mbese bisa nk'aho kwibyara. Sinzi ko nabisobanurira abaturage, kwibyara bisa nko kugira ute, ni nka wowe photocopy bro. Ibazo nawe wabonye wowe photocopy yawe, ibyishimo waba ufite. Ubundi hari ibyishimo bibaho ku isi. Ibyishimo bya mbere mane kuba ufite umubyeyi wawe, ni ababyeyi ubundi ugomba kuba ufite. Gusa mu gihe yuzi ko badahari, ukagira wowe uwa kabiri wowe wibaruka bro, ndabizi ko ibyo byishimo ari wowe ugomba kubishyira bro. Niyo mpamvu nahisemo guhereza album yanjye ibyishimo byanjye ari byo meza. Umaze imyaka myinshi mu muziki, ngewe natangiye kumva umuziki wa Rubavu kera ku bw'abarimu. Ngewe nta nubwo nabaga icyo gihe Rubavu, ariko abarimu narabakurikiranaga cyane. Young Paki bakorera n'indirimbo narabakurikiraga cyane, ariko biza kugenda gutya nyine muza gutandukana. Ubwo sinzi uburyo mwatandukanye, byo nago turabigarukaho cyane, ariko koko byarabaye. Ariko ubu ngubu uri gukora umuziki, ufite rebo ukoreramo, ufite inzu utunganyirizamo umuziki, nawe ufitemo n'uruhare kuko ukunda abahanzi nyarwanda cyane. Uretse no kuba uri n'umuhanzi, ukunda n'abahanzi nyarwanda. Hari n'abahanzi kwanza mbanza nanagushimira buriya ngewe we kandi cyane kuba hari abantu uri kuzamura mu muziki, ku buryo nkoresha umuntu ikiganiro namubwira urashimira nde, akaburundi kambwira nge ndashimira Pacifica. Kandi ntabwo ari umuntu umwe, maze gukoresha abantu batatu ikiganiro bambwira ko bashimira Pacifica cyane ku bwitange agaragaza mu muziki nyarwanda, mu muziki w'i Rubavu, kuzamura abanyempano b'i Rubavu. Pacifica, kugeza ubu umuziki w'igisenyi ubona ugana he? Umuziki w'igisenyi ufite gahunda nziza, n'abasani wabonye ukuntu batanye gutinyuka. ubu ngubu man, umuziki twamaze kugeramo man kabisa fresh, ku buryo nk'ubu ngubu ngewe ndi kubara imyaka wenda maze ndi gukora, mba nkeneye n'abandi bantu bancalenginga bro. Si ukuvuga basi bari kucalenginga but ariko mba nkeneye n'izindi mpano kugira abanyarwanda bazibone. Nyamara babonye mba nafashe na time ngafasha abagenzi banjye mu muziki kugira turebe ko hari ahantu twagera, twagure n'akarere kacu n'u Rwanda rwose turigeze hano. Kuko imiziki dukora ntabwo yumvwa n'abanyarwanda gusa, yumvwa n'abantu benshi bro, abakongomani hehe no muri za Canada, man henshi cyane bro, za Belgique. Urumva ko tuba tugomba kwagura umuziki wo mu Rwanda kugira ngo ugere ku yindi level turi gushaka. Ndakeka aribwo tuzabona umusaruro natwe turi gushaka. Byarabaye kandi urabizi, nawe mu minsi ishize ko
aba legend nkawe mu muziki wa Rubavu baje kugira gutya barabura cyane twajya tujya no kuri tere gushaka abahanzi bo gukoresha tugasangamo aba upcoming mani aba underground cyane ku buryo wasangaga bafite n'indirimbo imwe ebyiri ariko ukumva wamubaza akakubwira ko iyo ndirimbo uruhare Pacifica yarugizemo wenda se Rich Dox yarugizemo wenda se ba Shafti barugizemo wenda se ugasanga nyine yarimo kukubwiramo aba legend ngo bagize uruhare mu muziki we yakoze ariko ugasanga mwebwe nta ruhare muri kugira mu gukora ibihangano byanyu and then ubu ngubu nge ndabona mwaje aho tuvuganira hano maze kumva indirimbo zirenga 10 z'aba legend mu muziki wa Rubavu zimaze gusohoka kandi zisohotse hadashize n'iminsi 2 kandi ugasanga no mu studio harimo n'izindi nyinshi eske wabonye byaratewe n'iki kugira ngo kiriya gihe kigereho cyo gukwama none mube mwagarutse sasa bro nawe urabizi covid yitezamo mbere yaho ya covid gakoroga amashow tukabona amafaranga gatunga n'amafamiye yacu ariko urumva covid ikimara kugeramo mbese bisa nkaho covid yaje iri kubangamira abahanzi bro kuko nta kintu cy'abahanzi cyongeye gukora mpaka nk'imyaka 2 igeze solo mu myaka 2 hari abantu baje bafite umutima mwiza wo kugira ute wo kwinjira mu muziki bafite n'impano bro so ngiye nk'ubu nka projet nshaka gutegura ibisaba bije nini cyane so ariko nk'umuntu uri kuza ubu ngubu wenda we ntago bafite bije nini cyane ariko ugasanga niba yanyitabaje mu bufasha ngomba kumufasha ni nk'abagenzi banjye baba bagomba gufasha abahanzi sinzi n'ababonye n'abapcoming n'ibiki byose bro twagiye tuba kugerageza kugira umujyi umere fresh ufite n'abasani kandi bafite talent ihagije nibyo twahugiye mu haba ngewe haba bashafti bande bro twagiye tugerageza man kuya tugerebe ko umuziki wacu utagira utazima man kugira ukomeze kuri trend man mu mujyi wacu yani twakoze imbaraga man nakubwira ngo iki imbaraga zirengeje tu kuryo man ubu ngubu ndakekora amaze kubona ko uyu mujyi amaze gushyuha bro ufite n'abasani kandi bameze fresh bafite amatrack y'insazi ariko turandinga mu mujyi ako si bivuze ko twebwe twagiye dukwama men ubu ngubu nyine nk'imyaka mbamaze mu muziki nanjye hari ukuntu mba nkeneye y'insazi men ya kuko nyine niba bari gutangira kubyo twatangiyeho twebwe ntabwo ari byo natwe tugomba kugenderaho men tugomba guhindura tukagera ku yindi level imeze fresh man ko n'aba director b'insazi bameze neza aba producer abandi yarumva ko n'urugendo gikomeza nawe kugira uyu mujyi wacu tuwagura umere neza ntabwo uri umuhanzi w'i Rubavu gusa nawe uri umuhanzi wo mu gihugu cyose cy'u Rwanda kuko igihe umaze mu muziki n'izina wubatse n'igihe wahereye ukora ingoma n'abantu mwagiye mukorana amashami we wagiye ubyara uri igiti wenda tu expose kuri igiti wagabye amashami kandi ndabizi nzi ko ufite abantu imusanze bawe mwakoranye mu muziki muratandukana bitewe wenda n'impamvu z'ubuzima ku buryo mwajya gushaka n'undi agashakira ahandi ufite abantu bawe i Kigali ufite abantu bawe mu nce zitandukanye z'igihugu ariko se abantu mwakoranye n'ubu ngubu uvuga ati cyakoze bari abantu n'ubu wamuza nabo kwanza tugakora n'ingoma bibaye ngoma bro sukuvuga ngo wamuza nabo kuko n'igihe cyose nabishakira twahura kandi n'ubu ngo baracyakora ibintu birenze none abasaza ba Young P Beat First Boy Mad BNS n'umuraperi bita Bex RHP uziko ubu ngo yabaye producer yitwa Melkilia urumva yuko aba bantu twagiye duhura nabo mu muziki ya kera ubu ngubu man uko umuziki ndawevoluwa nzi ko nabo baticaye man bagiye bakomezanya naho umuziki ugeze niyo mpamvu babanye no ku album yanjye ariho producing ebyiri za BNS imwe ya Bex ariko kwitwa Markil hariho projet yo mu producer bita projet nyinshi zigiye za producer Ganza hari producer bita Kenny Pro ya urumva ko nabo basaza bose bagiye
bihiringa tu bashaka ko uyu muziki wacu utera imbere simpaka kwa mugane ko ari intara yacu gusa iyi ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda hose bro kandi ndakeka ko imiziki yacu sino mu Rwanda mane bayumva gusa ahantu henshi barayumva men ahubwo wenda usanga wenda ari ya mahirwe atari yadusekera ngo natwe tugere ku ruhando rw'umuziki w'abanyarwanda bari trend to urumva ko tuba tubura akantu gatoya tu ukiri aho ngaho uhita unahasobanura kuko ubu koze hasi ugahita unyibutsa ibuye eske habura iki uzi kuririmba warakoze ufite umutima mwiza ufite impano byose urabyujuje ubona habura iki kugira ngo ugere kuri urwo rwego sasa umuziki rero umuziki bisaba ngo usigasire bro umuziki bisaba ngo usigasire kandi ikindi kintu kigize umuziki biri professional ni ikintu bita amahirwe man kuko ubu ngubu ugenda mwisiri haba mwisiri cyangwa imusanzu cyangwa hehe bro arabasani benshi barenze barayakubatera babona hano batuborera ngo bereka abanyarwanda ibyo bafite urumva yuko natwe weno basanga ari byo twazize buhoro ariko simamya ko ari nabyo wenda kuko mbekeka nta musaruro bava nk'Ikigali ngaze gukora nka concert naha ntatwitabaze urumva yuko natwe bifite ubwo twagiye dukora twereka abaturage ariko wenda bikaba umugisha utari watuzaho fresh kugira natwe twereke abanyarwanda bose ibintu turi kwifuza kuko ubundi man muri industry urabizi yuko umuziki ugirwa n'ibintu bibiri bro ugirwa n'amahirwe man urumva ukayirwa na skills zawe ufite ku giti cyawe mu mutwe ugomba guheza abaturage so urumva niba dufite izo skills zo guheza abaturage ibintu byiza icyo turi kuburana amahirwe man kuri amahirwe yo kugira ngo duhereze u Rwanda rwose basi ibyo natwe biri mu mutwe wacu ibyo turi kwifuza natwe bitubyarira inyungu nicyo kintu turi kubura kabisa nta muntu upfa atabonye amahirwe yawe azaza kandi ndabyizeye respect kabisa amahirwe yawe azaza okay ndibaza umaze igihe kinini mu muziki buriya ni nk'imyaka ingahe imyaka yo ni myinshi musaza kuko ngiye guhera njye hano natangiye gusora indirimbo bwa mbere ngikana rayisoye mu 2010 oya 2010 no ako nibyo 2010 kuko natangiye 2010 nkorana na ba Frank Bates kuko dukora indirimbo ukabona nago ziri kuri standard 2 ariko turi kugerageza yangeraho njya muri lebo y'abarimu kumva nicyo gihe yarakoraga imeze fresh man irimo n'abastari b'insozi vugo nyigeramo nanjye nsa nkaribwo nanjye natangiye gukora umuziki like professional kuko niba mbyibuka neza nasohoye indirimbo muri 2013 nibwo nsa nko wasohoye indirimbo ya mbere iri muri businessman mu business y'umuziki kandi akeka ko binago byantwaye nk'umwaka umwe bro kugira ngo mpereze abaturage ibindimo ngewe so much respect ku basaza bagiye badufasha ni benshi cyane man ni benshi cyane simfite ukuntu nabavuga ariko ni benshi bagiye badusupporting man kugira iyi muziki yacu igere kuri standard turi kwifuza man uyu munsi abanyarwanda ntibaze baze kwihangana ku kiganiro twabahaye uyu munsi nimba kitari sharp cyane kuko niko nifuje ko kigenda nari nkumbuye kukubona festival ikindi cya kabiri numvaga nifuza ko tuganira dutuje nta kavuyo karimo nta mani n'ibindi byose turabifite turi n'abakomediye twanabasetsa tubishatse twaseka ariko uyu munsi twifuje kwiganirira gutya ese wigeze kuba nibura nominated mu marushanwa nkangahe mu gihe umaze mu muziki ari award yabaye inaha mu Burengerazuba ariko mbako nagiye mba nominated ariko ugasanga ababiteguye sinzi ko nabyita ngo nagara professional ariko abafite ukuntu bagiye babitegura tu kuno kwabo ako ugasanga wenda no rugero niba Fica wadiyabeye Rusizi kandi turi mu ntara y'Iburengerazuba twese turi kumwe aho ugasanga nk'abadi bagakwiye guhereza abantu biste
ugasanga bari guhatana umwe afite album undi afite indirimbo imwe ugasanga wandi ufite indirimbo imwe niwe bahaye award ukumva ariko ntabwo bigenekereje fresh sinzi ukuntu wenda babaga babiteguye ku giti cyanjye tunumvaga yuko Imana igihe bateguye award Imana igomba guhereza umuntu wakoze akazi sinzi wenda ko nabandi bose babyimagina mu mitwe yabo ako ngiye ku giti cyanjye tunubwo ndi kubyumva mane ko ntabwo wambwira ngo wafata umuhanzi ufite indirimbo imwe cyangwa ebyiri uhereza award umuhanzi ufite indirimbo ebyiri hari urengeje album man ufite n'amavideo no gasanga wahaye n'umuhanzi udafite na video n'imwe uwo bari guhangana afite na video zirenze 5 man kurumva ni ikibazo ako ngewe simbitindaho cyane kuko ngiye si award mba ndi gukorera sinibihembo mba ndi gushaka so I'm proud of my music bro mba ndi gukora imiziki yanjye kandi nzi ko rega yo baza kumbwira yuko n'imiziki ntayishoboye kuba narayiretse ahubwo abambwiye yuko birenze nibwo ngomeza kugira imbaraga zo kuba nakora ibirenze man byo byatuma abantu bumva ko natwe dufite ibintu mane birenze abantu bagutera courage nibo bundi batuma ugumya gukora abantu baguca intege nabo bashobora gutuma ugumya gukora kugira ngo ubereke ko uburyo bagucamo intege atari bwo ushaka kugendamo kuko nawe uba ufite burya amaso abiri ureba ikibi n'ikiza n'ikimana iba yaraguhereye ibitekerezo n'umutima no kureba no kumva guhumurirwa byose pfa kuba wuzuye gusa kandi nuba atujuje ingingo nawe arakora ahubwo icyo nge nakwifuriza ugumye ukore cyane twebwe twibonera ibikorwa byawe tuzagushyigikira uko dushoboye n'abandi babyifuza bazagushyigikire kandi ndumva ahantu ushaka kugera ni ku gasongero niyo ntera nakore cyane kayushya mu bushweri kabisa niyo gahunda mfite niyo gahunda ufite abantu warabafashije mu muziki ndabizi barabimbwiye harabo wazanye mu muziki kubera wowe wenspiye kugira ngo ni nacyo kintu cya mbere abo wabereye inspiration kugira ngo bakore ibyo bakora ubu ngubu abo ngabo nabo nibo ba mbere abo wenda abantu se wenspiye bari aho bari hose bari kukumva banakurikira n'ibikorwa byawe ku munsi wababwiriye ntabwo ari ngombwa mbavuge mu mazina ariko buri wese ndakeka wese washatse kungana yashatse kugana icyo mfite muri ngewe man niyo mpamvu nabo ndabashimira kuko nabo umusaza umuziki uragoranye ku buryo kuba wakwipevera umuziki nta muntu uri kugufasha saza ni ingorane zikabije cyane so n'ubu ngubu ngewe mba ndi kubashimira aho bari to respect n'ubushake bafite nanjye ndi hano man ndi hano uko bafasha tu mbungure ibitekerezo bike kuri bike mfite mbungure everything kuntu bigomba kugenda ibiki n'ibiki ibitekerezo bike ariko urumva yuko umusaza nabo bashyiremo courage man nabo bampeshishe mato bangire ko ibyo twaharaniye yuko bitapfuye ubusa kabisa bagumye bubaka urukuta tuzagereye cyane kabisa hashize igihe n'ubundi tujuru uri mu muziki igihe cyo kirashize kandi wakoze byiza byinshi ubiha abanyarwanda n'ubu ngubu ugiha abanyarwanda byiza byinshi ndibuka ndumva watangiye umuziki na babasuru bakiririmba bari bakiri mu muziki utangira umuziki ndibuka hano hari na groupe yitwa bamikukirwa bo bashobora kuba baranasanze uririmba ariko babasuru batangiye umuziki mu bihe bigoranye ku buryo nanjye kugira ntangire kwinjira mu muziki ibyo bihe byari bigoye man ku buryo hari performance nigeze gukora rimwe ahantu bita kuri tamtam haje ba Bridge ba diplomate n'abamikukirwa sinzi ukuntu bahaye umwanya abantu bo kwigaragaza nanjye mbahereza beat ariko zari beat z'abandi tunakoreraga men mbahaye flow bumva yuko ibintu ari fresh bumva iyo concert yabaye mu 2009 musaza 2009 kabisa ari kuri bonana ari kuri tamtam kuya bamukirwa baraje baduheza vibes G n'abandi ngabo kuriyo nanjye nageze bahaye amahirwe abasani bashaka kwerekana
nagiye mba beat mbakubita flow nanjye uwo munsi bambwira yuko ibintu ari fresh hari no warushinzwe bamekirwa yarambye ngomba kuba joining man projet yanjye na Cedro rero na Rich Dogs man abantu bamanye tubana muri club yabugoye gang urumva yuko projet kuyikora byo man ibintu byoroshye cyane sibyo ko dufite ama projet menshi tayasohoka ndabize mu minsi iri imbere tumuzumva audio yanjye na Cedro na musaza Rich gang umunsi se tuzabashaka muri kumwe tuzababona tubakoreshe interview na Meza TV kibwe nta kibazo man uyu muzaduha gahunda to Beach gang man turacyari kumwe man nta kintu cyahindutse turacyari kumwe kabisa ari puja ari na Rich Talks man turacyari kumwe kabisa igihe cyose mwadukinira tumwatubwira ready urakoze cyane turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko ndagira ngo nubundi nkuko watangiye abakunzi basuhuza unaririmba indirimbo ndagira ngo unasoze wongera ubakubita kandi kajwi kawe na mutima akajwi urumva ko maze gusohora indirimbo 11 ku album ntabwo namenya ngo abantu banyu bakunze iyihe mwiyo ngiyo tumuriyangana ko ndi bubabyire tu sinagukundiza do ikinyabupfura cyawe cyinshi cyari do kwisi n'uburi cyubahiruza gwakaho ndakwingenza God nuzangenze gutyo oh yeah ngomeze komeza baro se uri buratubipa okay nta kibazo twibutsa abakunzi ba Meza TV gukanda subscribe aho hasi kandi ibiganiro biracyakomeje niba ufite n'impano rega naye watugana tukagerageza kugira ibyo twagufasha kuko twebwe dufasha buri munyarwanda wese ushoboye dukora ibiganiro byinshi bitandukanye niyo waba utari umuhanzi gusa icyo waba ufite ushaka kwereka abanyarwanda gifite icyo cyabamarira gusa wowe icyo usabwa ukande subscribe usharinge n'inshuti zawe ubabwire ko hari ibyiza biri Rubavu hano iwacu abandi bantu badafite ubibahereze babibone baba tubonane mu dutereke ku gasongero kandi turabakunda okay Fica ngewe ikintu nagusabira ku Mana igumye igusupporting mu byukora aho uteye intambwe igusunike kugira ngo ugere ku cyo wifuza kandi byose uzabigeraho kandi amahirwe yawe ari mu nzira nanjye ndi gushimira abantu benshi bagiye bamfasha ni benshi cyane bro ubona natangira gahunda yangiye gukora imiziki n'abantu benshi bagiye bansupportinga nabavuga harimo bita DJ Jackson bita Rich Gang House Music manigani benshi gakondo picture manigani abantu benshi bagiye tuba feeling music ukumva yangiye ukumva ko twagiza ku yindi level ni benshi cyane producer Ganza Kenny Plot Beats Melky Beats urumva ni benshi cyane ntibagiye na Kevin Plow urumva ko n'abantu benshi bagiye bameze ubufasha Western Classical tuni mu bantu bagiye bahamba hafi kugira to imiziki yanjye mere fresh kandi yuko ntago ndi kubatenguha ubu ngubu noneho ngiye kubahereza imiriro ya nyuma kabisa myinshi cyane ndi no kubyira abakunzi b'imiziki man ntago ari imiziki wanjye ku giti cyanjye abakunzi b'umuziki w'intara y'Iburengerazuba akarere ka Rubavu Kigali everything man bafasha abahanzi babo man abanyarwanda man nabo bazi ibintu byinshi cyane abanyarwanda bazi umuziki man abanyarwanda bafite umuziki umeze fresh badufashe bawumve bagere kuri channel ya Fica Magic bakande subscribe no ma comment kuntu izo nizo motivation zizamfasha gukomeza kubahiriza ibindi bintu byiza cyane murakoze cyane bro namwe murakoze kandi bakunzi bacu turabakunda cyane peace and love Meza TV ryohera abagukurikiye.